ariko dushima Imana ko tugihumeka kandi tukiriho. Imibiri irarwara ikagira intege nke nkuko mubibona, ariko y'umwuka w'umuntu kimurimo ibintu byose birashoboka kandi bikagenda neza. Haleluya. Ndabiyegereje rero abashyitsi n'abasangwa, ndabibwiye ubwo namwe turaza kumenyana. Negereje abashumba, negereje umushumba mukuru mpaye aka kanya, n'abashumba turi kumwe bose, abadiakoni, umushumba wigishije hano Bishop. Ubushize nagukurikiranye online, nari mu muhanda, narimo kuva Dar es Salaam. Nararyohewe cyane, imbaraga zari zirahangaha. Yesu ashimwe cyane. Abakozi b'Imana mwese mu buryo butandukanye, mwese ndabiyegereje. Nige rero tugiye kuganira, nige Imana yahisemo kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana. Ntugire ipfunwe rero gutangire kuvuga ngo se kuki umushumba Rose yaramaze kutwinjiza mu kindi kirere ngo kuki adakomeje. Iby'Imana ntabwo ari uko bikora. Imana ihona ihundiranye ibihe nkuko uriya mugabo yahishuriwe Daniel akavuga ngo ni Imana nyiri bihe. Imana rero igenga ibihe ihora igenda itanga. Babandi bajya kuri burusheri kugura ni burusheri bucya mu Cyongereza, hamwe babagurisha ka kantu dukunda cyane. Umuntu ntabwo ushobora kumuha intuza gusa ngo shyiramo na kariya kanure, abagande babyita akasavu kanyama. Haleluya. Shyiramo akanyama ariko shyiramo na kanure nibwo biryoha, sibyo? Haleluya barokore. Ubwo rero Imana yashimye ko tuganira kuri uyu munsi. Maze icyumweru ngira ngo nahereye kuwa gatatu abari baraha murayibuka. Twavuze ku nkuru y'umugabo wo bita Yonatani. Yonatani yari umwana w'umwami wo bita Sauli. Niwe wari umwami wa mbere muri Isirayeli. Isirayeli ubundi ntabwo yagiraga abami nk'andi mahanga. Isirayeli yagiraga abo bita abacamanza, judges. Haleluya. Yagiraga abacamanza. Sauli rero niwe wari umwami wa mbere muri icyo gihugu cy'Abayisirayeli. Sinzi niba mujya mwibuka no kugisengera mu bihe kirimo kinyuramo. Barokore, mwibuka gusengera Isirayeli? Muzi ko iri mu bihe bitoroshye muri iyi minsi? Cyangwa namwe murayitokesha nk'abandi njya numva ngo bari abantu b'abapagani ngo bishe Yesu ndetse ntibamwemera? Ndakubabariye niba ari kutekereza gutyo. Isirayeli niyo gusengera, niyo kwihuza nayo, kuko bafite isezerano ritazavaho ibihe byose. Ahantu ho bari bakikijwe n'amahanga agera ku mahanga ngira ngo 10 sinibuka neza, ariko bose bahura bashaka kwimira bunguri kandi babaruca imbaraga. Ariko Imana ikabarindira muri abo bantu, kandi ubakozeho abakoze mu jisho ry'Imana. Niyo mpamvu tugomba kubasengera, niyo mpamvu dusenga ngo Imana ya Isirayeli ko tare ya so cyangwa ya sogokuru. Dusenga ngo Imana ya Isirayeli. Nubakozeho abona icyo bita isomo. Ngira ngo bagenzi bacu ntago dushima ibirimo bibabaho muri iyi minsi, ariko abanyarwanda bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Ntago twifuza ko bari abene data bapfa batamenye Yesu, kuko nabo bafite isezerano, n'abanyamahanga nk'abandi bagomba kumenya Yesu. Ariko kandi bafite umutima mubi wo kuvuga ngo batsembe icyo bita Isirayeli ngo bayikure ku ikarita. Ntago bishoboka. Haleluya. Sinzi impamvu zanye Isirayeli ko ndayikunda, umutima wanjye ndayikunda, niyo habagize ikiba ndayifana, mumbabarire, ariko na leta y'u Rwanda irayifana kuko ngira ngo dufitanye umubano mwiza na Isirayeli. Aya magambo mvuga wenda babandi banyumvise nibo bashobora kutabyumva neza, ariko ndayikunda, ndanayisengera uko mfukamye kose. Iyi minsi 3 narimo gusenga no kwiyiriza. Nari mfite itorero turimo gusengana ya online abantu benshi, ariko mu byifuzo twasengeraga twarimo dusengera na Isirayeli, kandi turizera ko Imana iza kubitunganya. Haleluya. Ndayikunda rero.
Yesu ashimwe. Ubwo rero nababwiraga ko twavuganye ku magambo y'uwo musore Yonatani, yari umwana w'umwami Sawuli. Tuvuga ku bintu ki? Tuvuga ngira ngo titire twayise gushira ubwoba cyangwa kutagira ubwoba cyangwa udatinya, sinzi ukuntu, sinibuka ukuntu twayise titire y'aya magambo, gushira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Noneho tubona Yonatani uwo nguwo, Isirayeli yari yugarijwe n'ababisha bayo bo bita abafilisitiya. Icyo gihe bari barabanesheje, Isirayeli yasubiye inyuma irakubitwa, niko bijya bigenda. Iyo yasubiye mu murongo Imana ikayihakunesha. Noneho rero ngo bari baratsinzwe baraneshwa, noneho ngo babakuraho ngo amatyazo, ibikoresho bakoraga bacura intwaro zo kubarinda, barabanesha barabitwara. Ngo uburyo ngo bari bagize ngo bari ku rugamba, ngo nta muntu muri bo wari ufite intwaro yo kurwana, ngo keretse umwami Sawuli n'umuhungu wa Yonatani. Ariko ngo bari abantu 300 barenga. Ngo ndetse ngo umwami ngo yari munsi y'igiti ngo abundabunda yihisha, kuko yabonaga bugarijwe n'igitero kandi batari bugihangare. Ayo niyo magambo twaganiragaho. Ngo ariko umwuka w'Imana uza muri Yonatani. Yonatani ngo abwira umugaragu we bari kumwe, ngo wamutwazaga intwaro, aramubwira ati ngwino tugende dusange bariye Abafilisitiya, ngo batakebwe. Iryo jambo yarivuze, batakebwe. Ngo nta cyabuze Uwiteka gukiza, ngo akirishije bakeya cyangwa benshi. Haleluya. Ngo atanga ikimenyetso, akibwira uyu mugaragu, aramubwira ngo niba duhamagara bakatubwira ngo ni muzi, icyo kiraba ari ikimenyetso kivuga ngo Imana irabatugabisha. Niba tubwira ngo nimugumaho, biraba bitameze neza kuri twebwe. Ngo ahantu banyuraga ngo hari ibitare, ngo iburyo n'ibumoso, kugira ngo bazabagereho ngo babanzaga kurira ibyo bitare, ngo bakasega, ibyo bita gusega, kugira ngo bazajye kugera kuri bari abantu. Ngo bari mu gihome, ngo barinzwe n'icyo bita garrison. Garrison mu cyongereza nasanze ari ikintu kingana n'abantu 1000 abasirikare barinda umurwa, baba bakomeye cyane, abo barabaje pe. Noneho ngo umugaragu we aramubwira ngo tugende, ngo ukore ibiri mu mutima wawe uko ushaka, ngo jewe turi kumwe. Haleluya. Ayo niyo magambo twaganiriye. Ariko ngo baje kubona ubutsinzi, aba bantu babiri bateye garrison bayikubita hasi. Bari abantu bagiye kuza bari kumwe n'umwami, abangaba bamaze kurangiza. Imana ibaha gutsinda. Gushirika ubwoba rero cyangwa kudatinya, ariko wikomereje mu Mana. Ejo kuwa gatanu washize twavuze nanone ku magambo yenda kumera gutyo. Tuvuga ku mugabo wo bita Nehemiya. Abari baraha, Nehemiya yari bari baranyazwe, barajyanywe mu gihugu cy'i Babuloni. Isirayeli bugire bwo yagiraga ibibazo n'Imana. Imana yabatezaga abanyamahanga bakabakubita bakabanesha. Barabanesheje rero, basenya Yerusalemu, ya ngoro barayisenya, barabatwara nk'abanyagano. Igihe rero kiragera Nehemiya ari ibwami muri Babuloni, ngo yari umuhereza wa vino. Ngo bamubwira amakuru yari iwabo i Yerusalemu, kuntu hasenyutse, kuntu ibintu byose. Ngo arababaragira agahinda, ngo atangira kwiyiriza ubusa no gusenga. Ngo umwami aza kubona umubabaro we udasanzwe, ngo yamuherezaga ariko afite agahinda. Aramubaza ngo ubaye iki? Ngo ko atari kusanzwe, ngo ko ndemo mfite umubabaro kandi wo mu mutima. Aramubwira ati nabura nde kugira umubabaro, iwacu harasenyutse hameze kuriye. Aramubwira ati ngufashe iki? Ubwo favor y'Imana yari imaze kumuzaho. Ngo amwandikira inzandiko, aramubwira ati genda baguhe byose byushaka, wubake usane inkike uko ubishaka. Ariko ngo uyu mugabo ngo agezeyo, nabo bari kumwe batangiye kubaka basana inkike, ngo bahura n'ibibazo by'abantu bari bariyo. Abo bita ba Senabalati, bo bita ba Tobiya, Abarabu, Abamboni, n'abandi moko ngo bari baraho. Barababwira bati ntago muri bubyubaka, ni mubyubaka ndetse inguzi zirabitembagaza, turabica tubamare. Babatera ubwoba. Noneho Nehemiya abwira abantu bari kumwe ati muhagarare, mufate intwaro, ukuboko kumwe gufata intwaro, ukundi gufate cya kindi cyo bubakisha, ariko turinde kuko Imana yacu iri kumwe natwe. Mubaze gusenga.
Haleluya. Ayo niyo magambo twize kuwa gatanu. Turakomereza rero muri uwo mwuka. Yesu ashimwe cyane. Nubundi turakomeza muri uwo mwuka. Ariko mbere yaho hari amagambo nshaka gusoma muri Timoteyo. Ntabwo ariyo turi busome. Iminota ndayikoresha neza pastor. Nzi kumvira kandi n'umwuka wera ni ry'umugenga. Bibiliya ni kwitubwira ngo umwuka w'abahanuzi ugengwa. Ntuzagera ahangaho ngo wikarakase ngo uvuge ngo umwuka wera ngo yamfashe ngo nanirwa kwikontorora. Reka. Umwuka ntabwo ari uwo kavuyo. Umwuka abamvira agendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ni twebwe rero rimwe na rimwe tuyoba. Timoteyo wa kabiri igice cya 4. Pastor John ndakwiyegereje, Imana iguhe umugisha. Tumaze iminsi tutari kumwe nawe. Uriya mugabo mwebwe ntago mwari mumukumbuye. Amani ku kuboko no yatahagarara. Haleluya. Twari tumaze iminsi tutari kumwe nawe. Turashima Imana kuko yagarutse muri twebwe. Timoteyo igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere. Pastor, aya magambo nayo nshaka kugira ngo dusasire andi magambo tugiye kwiga muri icyo gihe cyo baduhaye, kandi Imana iradufashe kandi biragenda neza. Kadusome mu izina rya Yesu. Timoteyo wa kabiri ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Haleluya. Niyo warekera umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Igihe cyo turimo cy'imperuka ni iki ngiki cyo Paulo yarimo kubwira uyu mugabo bita Timoteyo. Amubwira ati rero ngo yaramutongeraga. Uzi gutongera icyo bivuze mu Kinyarwanda? Gutongera ni nko kwihanangiriza umuntu umubwira ngo uzagire gutya, ubushyizemo n'umujinya ndetse. Haleluya. Ngo uzajye uvuga ngo ijambo ry'Imana ngo mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, ngo kuko ngo igihe kizagera ngo abantu bazaba batagishaka kumva ayo magambo ameze gutya, ariko nubwo batabishaka uzabivuge kuko ngo abantu bazageraho bagira amatwi ashaka kumva ibindi bintu ngo bibaryoheye. Nicyo gihe cyo turimo muri iyi minsi. Amatorero yose ntabwo ari ahangaha muri baho, n'ahandi huzi abantu muri iyi minsi hari ibintu bashaka kumva. Yuvuze gusenga abantu bagira ibibazo. Ndashimira Imana kuko Imana yacu ntabwo ujya itwibagirwa. Uriya mudamu cyangwa uriya mukobwa atanze ubuhamya, ni ikigaragaza ko hari ikimenyetso Imana yacu irumva kandi Imana yacu iracyakiza. Haleluya. N'undi mukobwa aratubwiye Imana imukuraho igisuzuguriro, ikintu cyo bakwambika ntushobore kugaragara kandi bakabaye ugaragara, ariko Imana yacu irahari kugira ngo itwambure ibyo bintu badushyizeho ibyo ari byo byose. Ahangaha rero yabwiraga uyu mugabo ngo uhagarare uvuge ubutumwa mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, nubwo abantu batagishaka kubyumva. Munsi yaho hari amagambo yavuze ku murongo wa 6 aravuga ngo jewe ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara. Wumva ariko aya magambo y'uyu mugabo, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe. Urumva umuntu ariko umuntu udafite mu gushidikanya
uyu ni umuntu wizeye Imana kandi akayikorera n'umutima we, kandi ni umuntu udafite ubwoba ahantu hajya. Ubundi baratwigisha baratubwira ngo umuntu w'Imana ntapfa, umuntu w'Imana arasinzira. Uzajya ugira ubwoba nubona umuntu wawe arimo apfa asamba, uzagira ubwoba kandi yari umukristo, yari umwizera. Mumbabarire mbabwira ibyo ngibyo barokore, kandi bishobora kuba ari ukuri. Ariko umuntu apfa asamba ureba arwana n'ikintu, kuko harimo baba mutwara adashaka kugenda, ariko abasinzira nuko abamutwara areba bamuhumuriza. Mu kuva muri uyu mubiri wacu harimo abantu babiri batwara abantu. Hariho abakwakirana umunezero kandi ureba aho ujya hameze neza. Uwo muntu ntabwo asamba, uwo muntu akurwa mu mubiri akagenda, kuko ari aho agera ahashaka. Ndetse iyo bageze iyo ngiyo gifite misiyo hanga bamugaruye ntabishaka kugaruka. Ntabwo murumva abantu batanga ubuhamya avuga ngo sinsubirayo hari hano, ngo areba ngo umubiri we ngujoga inyo, areba ahantu hose handuye. Mwari mwumva ubwo buhamya bumeze gutyo? Ariko umuntu upfa asamba uzajya umwitondera, ararwana kuko abamutwara baramutwara ahantu hatari heza. Uyu mugabo rero arimo aratanga ubuhamya ngo jewe ngo igisigaye ibyanjye narabikoze, ngo mbikiwe ikamba, ngo meze nk'ibisutswe ku gicaniro. Ku gicaniro bashyiragaho ibintu bikongoka, igicaniro cyo batambiragaho bashyiragaho ikintu kigakongoka. Ni ukuvuga ngo we ngo aragiye, ngo ariko ngo cyo yizera ngo nuko abikiwe ikamba. Haleluya! Ayo magambo ntabwo ariyo nashaka kuvuga, ariko nashaka kubibutsa ibihe byo turimo. Abarokore turagenda tukibagirwa ibihe byo turimo by'akaga, tugashaka ibintu bigaragara, ibintu bigaragarira amaso yacu, ibintu bifatika. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi byose niba yarabeshye muzamubaze, ntabwo ari byo bivuze. Yesu ashimwe. Ibindi byose biza ari uko hari ikintu banje gukora. Twebwe turashaka kubanza kubona biriya, ariko ibindi twabyirengagije. Mushake ijambo ry'Imana, ntago rizabeshya. Ijambo ry'Imana kandi ntago nutarikurikiza ntago rizakora. Ijambo ry'Imana rikora ari ukurikurikije. Umushumba arimo avuga hanga atereka mbahanurire. Utizeye ibyo bintu ntago bishobora kugukorera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko twizera, kandi twizera bitagaragara. Ntago bishobora gukora na rimwe. Imana sifata ku ngufu, imeze nk'aba basore bamwe ngo bafata abakobwa bacu. Ntago ari kwikora. Igendana nawe niba wizera ngo irahari, kandi kubyisaba kandi ubyizera ko Imana usaba ibitanga. Haleluya! Mureke dusome karagaciyemo. Haleluya! Ariko kugira ngo nayo ni amagambo meza, ubwo ndagira ngo ntaza kunyuranywa n'ibihe. Mushumba nk'uko yadusabye, hari inama kandi nayo ni nziza. Kandi mwibuke ko dufite igiterane bakozi b'Imana. Igiterane ni cy'ububyutse, kandi tuba twifuza ko hazamo abantu badakijijwe bagakira, kuko ngo mu ijuru ngo habayo ibyishimo, ngo y'umuntu umwe, ngo abamarayika n'abasirafe, bya bintu byose by'ujya usoma. Mu ijuru hari abamarayika mu bwoko bwinshi, ngo hari abasirafe, hari abakerobe, hari ibizima, hariyo ngo n'abakuru. Ibyo byose tuzabibona tugezeyo. Nta wamenya ibyo bizima ukuntu bisa, babyita ibizima. Abo bakuru niba ari abantu ntawe ubizi, abasirafe ntawe ubizi uko basa, ariko ngo barahimbaza ngo kubera umuntu umwe ngo wihane. Haleluya! Nicyo gituma rero dukora ibiterane nk'ibyo. Nta kindi, ntabwo ari ukugira ngo tumenyekane, ahubwo ni ukugira ngo tugire imyuka yo turokora. Haleluya! Wowe udashoboye kuvuga amagambo nk'uko ndimo kuvuga ubu, uvuga ubutumwa ukoresheje amafaranga. Nicyo gituma babasaba amafaranga, nta kindi. Ntabwo ari ayo kurya, ariko iyo dutumiye abo bantu baraza bakatubibamo ibyo bafite. Noneho abantu iyo babohotse nawe uhabwa umugisha. Haleluya! Reka dusome mu gitabo cy'abacamanza igice cya 7. Ndashaka nanone ndasaba umushumba John ansomere igice cya 7 umurongo wa mbere, aporomore, nyuma noneho tuganire. Haleluya! Yesu. Abacamanza
Abacamanza igice cya Karindwi. karindwi. Gideyoni anesha ingabo z'Abamediyani. Yerubali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamediyani zari ikasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamediyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Gileyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu 1. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ntumujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamediyani. Urakoze mushumba John. Nsomera ibyahishuwe 21 umurongo wa 8. Noneho turekeraho aho ngaho ni harehare, murakomeza muze kuhasoma. 21:8 ibyahishuwe. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 8. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Urakoze, turagushima mwami wanjye. Iki gitondo aba bantu bari aha bicaye imbere yanjye, abicaye ibumoso ndetse n'iburyo, Uwera wa Isirayeli washimye ko mvugana nabo. Yewe navugana nabiki, mbabwiye ibyo mu Banyarwanda, ibyo nzi Uwiteka mwami, ndetse n'ibyo mu mahanga aho nakuriye, ibyo ni byinshi. Ariko mwami ntabwo ari byo dukeneye biva kuri wowe. Ndetse mwami ntabwo ngewe nashobora kubivuga no kubisobanura, keretse umwuka wawe wera databuja ari uhagaze agasobanurira agiye uvuga, ndetse agasobanurira n'abanyumva. Data wanjye rero muri aka kanya ndagusaba Uwiteka, ntago wazanye aba bantu ahangaha kugira ngo baze kandi basubireyo ubusa, ahubwo mwami ndagusaba kugira ngo buri muntu mwumvishe n'ibihe byo turimo n'ibihe byo tujyamo, kugira ngo dukomereshe ijambo ryawe, ndetse n'umwuka wawe wera tuyobore muri ibi bihe bigoye by'akaga ndetse n'umubabaro, ariko dushobore guhama kandi dukomere. Izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, Yesu ashimwe. Noneho rero reka tuganire, dukoreshe igihe cyacu neza. Amagambo turayasomye, dusomye ku mugabo Gideyoni, musanzwe musoma cyane. Izi nkuru zose nta nkuru nshyashya, bizo mvuze nta bishyashya. Uzakubeshya nuzakubwira ngo nzanye ibishyashya, nta bishyashya, kuko iri jambo ry'Imana uko ryahoze niko riri, ntago rihinduka. Ariko umwuka wera icyo akora, ahindura aya magambo akayasobanura mu busobanuro butandukanye uko abishaka. Yesu ashimwe. Twarimo tuvuga rero ku kutagira ubwoba cyangwa gutinyuka.
igihe cyarageze aba bagabo b'Abayisiraheli nibo batubera urugero, ngo baterwa n'abagabo bo bita Abamidiyani, bababuza guhinga, bakweza, bakaza bagatwika ibyo kurya byabo. Aba bantu bagira akaga gakomeye cyane, ngo ariko Imana ngo itoranya Gideyoni kugira ngo abe ari uzaba umucunguzi wa bene wabo. Imana ivugana nawe inyuma hariya, sinshaka kubisubiramo. Ndetse Gideyoni agera n'igihe cyo kwiga yavuga ngo jyewe iwacu, ndetse no mu muryango iwacu, ni umuryango mutoya muri Isiraheli, jyewe wankirisha utubu bwoko bukomeye gutya, kandi iwacu jyewe ndi umuhererezi. Ayo magambo mwarayasomye. Ariko rero duhereye imbere noneho amaze gutinyuka, kuko Imana yari imaze kumuha karege, kumuha imbaraga, kumubwira ko iri kumwe nawe. Haleluya. Imana ntabwo ikoresha abantu benshi, ikoresha umuntu umwe, ahubwo abandi bantu bakamuha support. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu mugabo ngo anoneho ahangaha dusomye muri iki gice cya 7, ngo noneho ngo Imana ngo iramubwira ngo noneho nimuhaguruke mutere bariya Bamidiyani. Noneho ngo nawe akoranya Abayisiraheli bose, ngo bari Bibiliya bise ngo iyo mvugo ya Bibiliya uwo mubare bawise ngo iki, ariko ni 10,000 ubundi, ariko ntabwo bavuga 10,000, bavuga ngira ngo inzovu ni 10,000, ngo bari inzovu ngo 3, ngira ngo bari inzovu 3, kuko bavuze ngo inzovu 2 ngo ni 2,000, kuko Imana yaramubwiye ngo aba bantu ni benshi cyane, ngo kandi jyewe sinshaka ko bazagera hariya bakirata ngo twanesheje bariya Bamidiyani kuko twabarushije ubwinshi. Aramubwira ngo genda uhagarare imbere yabo ngo babwire ngo ufite ubwoba wese natahe ajye mu rugo. Ubwoba nabwo si ikintu bene data. Noneho ngo inzovu 2 n'ibihumbi 2 ngo barataha, ngo basubira mu mahema yabo, ngo hasigara ngo inzovu 1, niko dusomye. Ngo noneho ngo Imana ngo iramubwira ngo n'ubundi ngo abo bantu baracyakabije kuba benshi, ngo ariko noneho ubwo bihagazeho, ngo ariko jyewe ndeba mu mitima, ngo bamageze hariya ngo ndabakugeragereza. Yesu ashimwe. Ngo baragenda ngo bageze ku kagezi, ngo Imana iramubwira ngo uri bufate amazi agashyira hasi intwaro akanywesha ibiganza. Noneho n'abandi bari bafashe intwaro, afashe intwaro muri uku kuboko nkuko meze gutya, sinzi n'abandi niba mundeba, kariya kantu karadukingiriza, ufite ibintu 2, kuboko kumwe ufashe ikintu n'ukundi ufashe ikindi, noneho ukunama ugatangira kujaba amazi, bakagira Imana ubwoba buragatsindwa n'Imana. Ibyo byabaye hehe? Umuntu anywa nk'inka cyangwa anywa nk'imbwa, ngo bo barajabaga. Nifati inka ntabwo ijaba, imbwa ni ijaba ikoresheje ururimi, ngo nabo niko ngo banyoye amazi. Ngo Imana iramubwira ngo abajabu bashyire hariya, n'abashyira hari intwaro bakayora amazi n'amashyi bakanywa, nabo bashyire hariya. Ngo abanywesheje amazi n'amashyi ngo bari abagabo 100 muri bya 10,000. Ubwo ni ukuvuga ngo 9,700 bose bajabye amazi. Ngo Imana iramubwira ngo abo ngabo babwire basubireyo. Yesu ashimwe. Imana iramubwira ngo jyewe ngo gendana n'aba bantu, aba bantu mwebwe muzatsinda urugamba. Yesu ashimwe. Haleluya. Turimo turavuga gushira ubwoba. Gushira ubwoba ntago bigomba abantu benshi igihiriri cy'abantu. Nkuko twaje tuvuga aya magambo, n'aba bantu bahagaze mu cyuho bakarwanya amagambo menshi n'iterabwoba. Uyu mugabo ntuza uwo dusomye Nehemiya, bene wabo bamuciye intege. Hari uwitwa Yuda yaraje aravuga ngo reka ngo abantu bananiwe, ngo abatundaga amatafari ngo bakazana n'ibikoresho na sima, ngo noneho ngo kubera ko aho izuye ibishingwe, ngo noneho ngo barushye ntago bigiko. Ngo Gideyoni ngo Nehemiya ngo arasenga, ngo abwira abantu ngo mukomere, ngo kandi mwibuke iby'Imana yacu yakoze, ngo na n'ubu ngo bigiye kubikora. Ngo arabakomeza arababwira ati mukomeze umurimo. Abacantege ntago babura. Abantu baravuga ngo 2,000,000 n'igice tugiye gukora n'igiterane, abantu bakishakamo izo 2,000,000 n'igice, bagacaka ibintu ntaho twakura ayo mafaranga, ntaho twakura amafaranga. Ariko harimo umuvuga ngo turayabona mu izina rya Yesu.
miliyoni n'ibindi. Umukozi w'Imana amaze kutubwira ko byabonetse, nandi mugiye kuyabona nonaha. Haleluya, kuko murayafite. Imana irashaka gukoresha. Uriya mugabo yaravuze, yabwiye umugaragu we, namubabwiye uriya mwana wa Sawuli, ngo nta cyabuze Imana ngo gukirisha bake nkuko ikirisha benshi. Kuki ushaka igihiriri cy'abantu? Imana igukirisha nishobora no gukirisha abantu benshi, ikora ku bushake bwayo. Yonatani n'umugaragu we ngo baragiye batera umurwa, barimo abantu bakomeye bafite imbunda zikomeye, ngo ariko babateye ngo barabashobora. Ngo bagiye kubona babona igikuba cyacitse. Sawuli wari wagize ubwoba, ngo ari yihishe mu giti. Ngo avuyeho ngo aravuga ngo nimurebe, ngo hari habaye iki ko tureba inkungugu, ko tureba Abafilisitiya bahunga. Bati ni mubare mu bantu bati, ngo bagiye kubara basanga Yonatani n'umugaragu we bagiye. Imana ibaha ubutsinzi kubera abo bantu baditamininze bagatanga ubuzima bwabo. Haleluya. Igihe rero cyarageze uyu mugabo, Imana iramubwira ngo jewe sinkurana ngo nuko abantu ari benshi ngo bagende batangire kwirata. Bajyana n'abantu bagana 3. Noneho Imana irabahinyuza, yisomye hasi aho ngaho. Mu kurwana kwabo nta ntwaro bakoresheje, ngo bafashe ibibindi barabimenagura, ngo batangira gukubita ku bibindi. Ngaho nyumvira iyo ntambara, batangira gukomanya ibibindi ziriya bazita injyo. Ikibindi cyamenetse biriya si ibyo bita injyo. Yesu ashimwe. Ibyo bintu nibyo byarwanya intambara, ngo abantu baramanana. Bariya ngo baramana bisubiranamo, kuko intambara ari Uwiteka. Yesu ashimwe. Imana ikirisha benshi nishobora gukirisha bakeya. Turimo turavuga iki? Itorero ryatewe n'ubwoba. Itorero rishaka kumva iby'abantu, iby'amatwi, ibintu bigezweho. Umuntu nahagara hanga akavuga iterambere, uwo muntu azagirwa impundu, bazamuvugiriza impundu, abandi bakoma kama, abandi bahaguruke, abandi bishime, kuko arimo aravuga imodoka no kujya muri Amerika no kugira amazu meza n'abagore beza. Ese abagore ntitubafite, dufite abakobwa bacu, kuki mutabarambagiza? Murakabyara muhetse nta kintu umuntu yababwira. Abantu bari aho ngaho. Yesu ashimwe. Tuzageraho dufate intuza, dufate abasore pastor, dufate ibitovu, niko bagiraga kera. Dufate ibitovu tubakubita. Ibitovu nabizi bigira amahwa. Umukobwa wangaga gushaka kera bamukubitaga ibitovu. Umukecuru arabizi ibyo mvuze. Mama, ibyo wowe urabizi kurusha abandi. Haleluya. Ntago babigukoreye ariko byarakorwaga, turabizi. Yesu ashimwe. Ntago ari byo tuvuga, ariko turavuga hariya mbasomeye muri Timoteyo. Igihe cyo turimo ni igihe giteye, sinzi ukuntu nabivuga. Icyo abantu bashaka kumva ibiryoheye amatwi. Iyo umuntu azanya amagambo yo kuvuga nyamuneka icyaha, nyamuneka ko bimeze bityo, nyamuneka Imana kwitakora nabo, ubwo uwo muntu ntago ashobora kugira agaciro. Uwo muntu abantu ntago bashaka kumwumva. Ariko nta kintu murokore niba wararokotse, niba ushaka kujya mu bwami bw'Imana, nta kintu ushobora kugeraho udatunganye muri uriya murongo. Imana ntabwo ishobora gukorana nawe, Imana ikorana n'abakorana nayo, abari mu murongo wayo, abashaka ubwami bwayo, noneho nayo ikabahabiriye. Haleluya. Uriya mudamu duhaye ubuhamya, umunsi yaciye bugufi, umutwe wari umaze igihe umurya umumereye nabi. Yesu ashimwe. Ariko umunsi yaciye bugufi ngo agatakambira Imana, umunsi waciye bugufi ngo akiyiriza ubusa, nubwo Imana yamutabaye, kuko yakoze mu murongo w'Imana ikoreramo. Bibiliya iravuga ngo hariho ibitavaho ngo kubera gusenga, ngo ariko ngo no kwiyiriza ubusa. Abantu dushaka kurya imere, ibyo kurya kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Umushumba yavuga ati muze twiyiriza ubusa, muze dushaka Imana. Niho amavuta ava, niho ubutsinzi buva, niho icyo kintu cyo bagushyizeho, icyo riya nyirasenge yamushyizeho, niho kigukurwaho. Nibwo abantu babona amaso n'ikintu kikuriho cyakwambaye, abantu badashobora kubona n'amaso ayangaya. Ariko iyo binjiye muri bwa buryo bw'umwuka, babinjiramo bute? Babwinjiramo ari uko abantu basenze. Noneho umwuka w'Imana agatangira guhishura. Abarahanga ku wa gatanu nababwiye umuntu wampamagaye kuri telefone, niriwe mu rugo ku wa kane imodoka yanjye yarapfuye, ipfa ndimo gutaha nko mu masaha 11. Nababwiye ko nari mfite amasengesho, n'ubundi nari ngiye kuyobora ayo masengesho. Noneho icika kuruha,
ndayibembereza nyigeza mu rugo. Mu rugo mpamagara umuhungu wo dukorana umukanishiye ngo azabikore, biramunanira. Ariko bukeye bwaho nibwo nabonye telefoni, umuntu arambwira ngo twabonye ngo uhetse ikintu kikuvunye ngo kirimo kibuye, ngo ariko tugerageza kugikuraho, ngo ariko ugiye ku modoka yawe ngo dusanga bayiteze ikindi kibuye ku ipine ry'imbere idashobora kugenda. Nahise menya ibibazo. Biriwe ku modoka bashyiramo kuruwa biranga. Umunsi wose kuri ubundi niyo muri moteri, ariko kuyishyiraho ni ukubara amenyo, ibyo bita timing. Abantu bize mekanike ukabara amenyo ukavuga ngo nimba kuri iri ndafatira kuri iri ngiri, noneho ngaho ndafungira aho ngaho ndima ari modoka yaka. Ni ibintu byoroheje cyane, ariko irangayanga kwaka umunsi wose. Ariko menya cya kibuye, nibuka cya kibuye, nibwo nagiye ndiherera niruka nikibuye nkora wikibuye n'izina rya Yesu, ko namaze uraho imodoka iratungana. Ibyo ntago wabimenya utagiye muri bwa buryo. Wakomeza ukarwana n'intambara udashobora kumenya, kuko ntago wagiye mwihishurirwa byo munsi y'umwuka. Munsi y'umwuka watewe, bakwambitse cya maski, abantu ntago bakureba. Barakureba bakareba ikintu gisa nabi, ikintu gifite umwanda. Ariko yo twahageze mu isi y'umwuka, tuhagera ryari? Yesu ashimwe cyane. Dusomye mu byahishuwe hariya, haravuze ngo ariko ngo abanyabwoba, ubundi kwizera ngo opposite, arya opposite mu kinyarwanda ubwo niki? Urundi ruhande rwo kwizera ni ubwoba. Ni ikinyuranyo cyo kwizera ni ubwoba. Ikinyuranyo cy'ubwoba ni ukwizera. Yesu ashimwe. Turumvikana abakozi b'Imana, mwasinziriye? Haleluya. Ikinyuranyo cyo kwizera ni ukugira ubwoba. Hari haratubwiye ngo ariko ngo hanze ngo niho hazaba abanyabwoba, ngo n'abasamba. Ariko nyumvira, umunyabwoba kumugereranya n'umusambanyi, ukamugereranya n'ubwicanyi, ukamugereranya n'ugira gute, noneho ngo bose ngo mugabane wabo ngo ni muri ya nyanja yakumuriro n'amazuko. Ariko urabyumva? Ni ukuvuga ngo ubwoba nabwo ni icyaha. Mwari mubizi banokore? Ubwoba buzajyana umuntu muri ya nyanja y'amazuko, ariyo dutinya kujyamo. Impamvu tutanywa inzoga ni iyihe? Nababwiye ko inzoga jewe nazinyoye. Umuntu nakubeshya ngo inzoga zirabiha, ntago yazinyoye. Ziraryoha kuko zikagutera agashema mu minota mikeya, ubundi wenda ugasubira mu kiriyo cyawe n'akababaro. Ariko cyagihe uranezerwa. Nibindi byo twagiye tureka, nibindi nawe wakoze waretse. Ariko uvuga ngo reka mbireke kubera ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Byatumarira iki? Wararetse ibyo ngibyo, ariko ari wowe munyabwoba wa mbere. Baratubwira bakadukangurira bati nyamuneka nimuze. Abandi batinya kuza kurara ahangaha, abandi batinya kuza ku karago. Umushumba aravuga ati nimuze twirirwa ahangaha, nyamuneka nibura amasaha angahe two kurya ibyo kurya. Ariko umuntu akagira ubwoba. Ahangaha niba hariho umuntu wigeze kutubwira ngo we ngo yari atariyiriza na rimwe, niba ari ahangaha waduhaye yari umuhungu w'umusore ngira ngo yari azi ko ashobora kubikora ngo agapfa ngira ngo. Yesu ashimwe. Abantu bagira ubwoba. Abana akavuga ati jewe se ubwo koko narara ahangaha sindyame sinsinzire byakunda. Ubwo ni ubwoba. Ariko ngo hanze ngo hari abanyabwoba, n'abicanyi n'abasambanyi. Ariko kukugereranya n'abasambanyi koko, ni ukuvuga ngo nabyo mu byo twihana nicyo cyaha tugomba kukihana. Yesu ashimwe. Uyu mugabo rero Gideon icyo yakoze ni iki? Uyu mugabo yarumviye. Uyu mugabo agira karegi kubera ko yavuganye n'Imana. Aba bantu bajye bakutera gutekereza. Twebwe tujya tuvuga ngo twashima Imana kubera isezerano ryacu rishyashya, kuko twebwe isezerano ryacu rifite imbaraga zirushiza abariye. Bariya abantu barwaniraga mu buryo bw'umubiri, barwanaga physically, bakajya ku rugamba bakarwana. Intambara zabo zabaga iz'umubiri, gucumitana amacumu no kurasana. Ariko twebwe intambara zacu nizo mu buryo bwo mu mwuka, kandi dufite umufasha. Umufasha udufasha ni umwuka wera uturwanira izo ntambara. Ariko se utamwa umwuka wera baramukurangiza,
umuntu wigeze gukama inka niba mubizi hari ibyo bita gukorangiza. Ntabwo ujya munsi y'inka ngo utangire gukama. Inka itarareta ntabwo wayikama, amata wayakura he? Inka barayikorangiza, bamara kuyikorangiza yareta noneho ugakama. Umwuka wera uramukorangiza. Kumukorangiza nukuye, nugusenga, nukuyiriza ubusa, nugukora ubushake bw'Imana. Haleluya. Ariko byose wowe urabitinya, barakubwira ngo mukabyaramo buri kintu cyose. Ariko hanze hari abanyabwoba, hanze hari abicanyi, hanze hari abakora ibyaha, hari abarozi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya barokore. Mwibuke ko ibihe byo turimo bigoye. Nabasomeye ibyanditswe kandi namwe musanzwe musoma. Nagira ngo gusa mbibutse ko bihe turimo bigoye. Ni ibihe by'ubuhenebere, ni ibihe by'iterambere, ni ibihe umuntu adashobora kuvuga. Sinzi ukuntu umuntu yabigereranya, ariko ni ibihe bitigeze kubaho. Yesu ashimwe cyane. Ni ibihe abantu bashaka ibintu bibaryoheye, ariko abantu nubabwira uti nyamuneka mureke twitunganye, mureke twiyeze, mureke dukorera Imana kugira ngo tugire ibyo twibikira mu bwami bwo mwijuru, abantu ntago bazagukunda. Ariko ahangaha ati Timoteyo baramubwiye ngo uzajye wiga ngo gukorera Imana ngo mu gihe gikwiye nikidakwiye. Nubwo bazababwira ntimwumve, ariko umuntu azavuge kugira ngo urubanza ruzamuveho, kuko natavuga hazaba hari urubanza kuzaceceka. Kuvuga ubutumwa mu gihe gikwiye nikidakwiye. Nubwo amatwi adashaka kubyumva, amatwi aryohewe nibigezweho muri iyi minsi, twara, atira, kira mu mufuka, kira mu nkweto, ambara ibingibi. Umuntu akavuga haleluya, akuzura n'umwuka akavuga n'indimi ngo bamuhaye ibyo ngibyo. Nibiboneka Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Ariko uzabivuga abwirijwe n'umwuka, ibyo ntacyo bitwaye, kuko hariho n'ushobora kubwirizwa n'umwuka wera, birashoboka. Ariko rero Imana hari ibyo ishaka bya mbere na mbere. Nicyo gituma Yesu yabwiye ngo mushake ubwami bw'Imana, hanyuma no gukiranuka, noneho n'ibindi bizabongerwa. Imana ntacyo twayiburanye bene data. Imana kandi ntacyo idafite mu bwami bwayo yampaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ifite ibintu byose. Ibyo dukeneye ku Mana byose irabifite, ariko twebwe iradushaka ikatubura. Imana iragushaka ikakubura. Nibavuze ikondera, Abayisiraheli ejo bundi barashimishije, ngiye gusoza reka nasoreza aho ngaho n'amasaha yanjye arageze. Yesu ashimwe. Nabonye akavidiyo kabo, habari abantu Imana yarabahamagaye bafite amahembe, bo barabifite mu buryo bw'umubiri. Ntago bakoresheje, nubwo bafite tekinoloji ihambaye ku isi hose. Bafata amahembe baravuza, ya yandi bajyaga bavuza mu isezerano, amahembe ya yandi yo gutaba, n'amakondera yo gutabaza. Babwira bene wabo ngo twatewe, muhaguruke mutabare. Abasaza nkanjye, abatekuru bose bambara imbunda bajya gutabara igihugu cyabo. Haleluya. Yesu ashimwe. Bafite iryo shyaka, bararwana ku gihugu cyabo. Bafata ibyo bita ngo ni Tora ni bya bitabo bitanu biriya bibanza, buri musirikare n'icyo agitwara mu ntuza ye. Iyo barwana basoma ari amategeko, Imana yacu yaravuze ngo tuzaba imitwe. Nicyo gituma bakubita bari abagabo. Ejo bundi barababeshye, barababwira ngo barashe ngo ibitaro byari birwariyemo abarwayi. Mwarabyumvise? Isi yose irahaguruka, amahanga yose izi kebo zingizi zo bita ngo ni fiber cable, ibingibi bya internet biza hangaha n'ahandi no muri Amerika, byose ni tekinoloji y'Abayisiraheli. Bahise bakurayo amajwi y'abari abantu, bakurayo byose n'ibisasu. Igisasu cyakubise cyari cy'Abaparasitayini bashaka kurasa muri Isiraheli, kirapfuba, kipfubye gikubita abantu babo. Barangije babuze uko babigira, batashobora kubivuga. Noneho baravuga bati tubishyire ku Bayisiraheli ngo nibo barashanga. Bakura izo video bazereka isi yose n'amajwi ye bari abavuganaga, bati ngaho ubu abantu bose baracecetse.
abantu batizera Yesu, twebwe batuvuga ngo ntibizera Yesu, niba bagira ubumwe bakagira ishyaka bavuga Imana yacu, twebwe kuki tutagira ishyaka kubarushaho dufite ikimenyetso cy'umwuka w'Imana? Yesu ashimwe, dufite ikimenyetso cy'umwuka w'Imana ari wo mufasha. Yesu ashimwe cyane. Tugira ishyaka ryo kwizera, tugira ishyaka ryo gushyira amanga, tugira ishyaka ryo gukorera Imana. Duhagarare n'umushumba, niba avugije ikondera nawe uze uti turi kumwe. Kera abanyarwanda baravugaga, umuntu yabaga atabaza ngo yavuzaga induru, ngo abandi bari hirya bakavuga ngo komera komera, ngo komera ku myambi, ngo umuheto turagutiza. Umuheto niyo wavuga, niyo wavunika, ngo ariko turagutiza. Yesu ashimwe. Umuntu akavuga akamenya ko abantu bamuri bugufi, ariko nibikondera rivuze mushumba atabaza, mureke duhaguruke, mureke dukorane nawe, mureke twumve ko hari impamvu nishishishurirwa. Ariko ibintu bitujyana mu bwami bw'Imana mukagira Imana. Yesu yaravuze ngo nimubike nk'ubutunzi bwanyu, ngo aho inyenzi n'imbeba n'iki ngo bitagera, muri banka bigerayo. Ejo bundi mu ntambara ya 94 hano banka zose zarumye, ubwo se inyenzi ntizatwaye, nta kintu cyasigayemo na kimwe, nta kintu cyasigayemo, n'urupfusha ntabwo rwasigaye, inyenzi zatwaye ibintu. Ariko ngo mubike ubutunzi bwanyu aho inyenzi zitagera. Iyo ukoresheje amafaranga yawe mu bwami bw'Imana, cyangwa ugatanga umubiri wawe mu bwami bw'Imana, hari aho uri mubika ubutunzi bwawe ubwo uzasanga. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mukore, abwira Timoteyo ngo mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ageze hasi aravuga ngo jyewe ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo ariko nditeguye ngo kuzambikwa ikwamba, kuko yakoze akora mu gihe kidakwiye, akoresha amafaranga ye. Yageraga aho avuga ubutumwa akagera ngo nijye akora amahema, ngo akagurisha agafasha abantu bameze nabi, agakoresha ubutunzi bwe, agakoresha n'imbaraga ze, ngo ariko ngo abikiwe ikamba y'Imana yateguriye abayikunda. Twebwe abarokore dutegereje iki? Ko tutazahera hangaha kuri iyi si. Wagira ibya mirenge ukagira ibigana bite, iyi si tuzayivamo, kandi bya bintu uzabisiga ntabwo uzabijyana. Ariko dukwiriye kubika hariya tuzajya. Yesu ashimwe cyane. Ari ubutunzi bwacu aho tuzajya, kuko umunsi umwe bizaba. Haleluya. Umunsi umwe buzacya, kanaka yagiye, tumujyane hariya, ariko umwuka yagiye ajye kubona bya bindi. Yesu ashimwe cyane. Ajye kubona ikamba ririho amazahabu, agendere muri ya ntuza nziza. Imana noneho mwereke mashon inzu ye yamwubakiye. Ariko ibyahangaha bizahera hangaha, nta mafaranga tuzajyana, nta mazu meza tuzajyana. Ahubwo Bibiliya noneho nsoza, Bibiliya iravuga ngo babiri ngo bazaba basya, ngo abagore babiri basya, ngo umwe ngo agende, ngo undi ngo asigare. Ngo abantu bazaba baryamanye, ubwo n'umugabo n'umugore, bingo birashoboka, sije wabyanditse. Ngo umwe azagenda, ngo undi ngo asigare. Binakababaro kugira ngo umugore wawe agende wowe usigare cyangwa umugabo, kandi mwese mwari mu nzira yo kugenda. Bazaba bagiye hehe? Ni igihe cyarapfa, ni igihe cyo gutwarwa. Umwe asigara aho ngaho ajya gushaka mugenzi we yagiye. Hari igituma atazagenda, uriya nawe hari igituma azaba yagiye. Yesu ashimwe cyane. Mureke twinvestinge mu bwami bw'Imana, mureke twikize umwuka w'ubwoba, duhagararane n'abakozi b'Imana. Abantu twikuremo wa mwuka w'abantu bagenda bavuga ngo badusaba amafaranga, niba atayagusaba bazayasabana. Uri umwana w'itorero, Imana yakuzanye ahanga kubera impamvu uri umwana w'itorero. Niba ufite 2 tangaho 1,000 kubw'ubwami bw'Imana, urabubitse muri ya banka idashira. Haleluya. Kandi nahangaho uzahabwa, niko babwiye Petero ngo 100% muri iyi si, ngo ariko n'ubwami bw'Imana. Muhaguruke dusenge. Haleluya. Yesu ashimwe. Oh Yesu ndagushimiye. Oh Yesu ndagushimiye. Reka duhumurize ku maso yacu. Wera wa Isirayeli ndagushima aya manywa,
urakoze. Jewe amagambo nagombaga kuvuga nayo ngayo. Mwuka wera w'Imana ndagusaba, wowe ushinja imitima yacu, wowe uvugana n'imitima yacu, ukayemeza ibirushijeho jewe ibyo navuga. Mana, abakobwa, abahungu, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, Uwiteka bateraniye aha ngaho uyu munsi, ndagusaba ngo ukomeze kuvugana nabo. Imbabazi zawe Uwiteka zigendane nabo. Mana yo mu ijuru urakoze, ishimwe n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.